Twagiye kubereka utuntu dutoya dukorerwa muri open salon. Ahangaha twari twakiriye umukiriya wari ugiye kwambarira umugeni kabisa. Twari tumaze kumusokoreza fresh ka makeup kari ariko tutarepingo watereka dufata agafoto nejo wundi uzagenda ubyereka abantu. Muri open salon dukora ibintu byose. Yari yishimye kuko twata agaspray nako nikabura ka olive oil ugenda uhumura naho icyo uvuga ati mvuye muri salon. Aho ngo twari dufite abandi bakiri aho umuntu wo gusuka nawe kurana ati bibi goro bebe. Ndagenda mbyereka umugabo yahise ahereza umuntu wari umaze kumusuka tip. Murabona ko ari fresh. Dukora ibintu bimeze neza cyane. Twari turi kumwumukiriza tuvuga ati reka tumwumukirize. Twari tumaze kumushyiramo amazi ashyushye kugira utusatsi twasi dufatane fresh. Ibi ni ibigoro bebe. Ibi ngibi byari bitwaye meshi 6. Wamubonye naho tutireka dufata agafoto muri open salon. Dukora ibintu bimeze fresh neza cyane. Ahangaha yishimye umukiriya dera. Ahangaha nawe umukiriya nawe yari amaze gukora ibi ngibi babyita gute. Ibi ntabwo ari njye wabisutse ariko ni muri open salon. Murabona nawe ko yari yishimye ari kubizunguza avuga ati aha ahangaha dere ubiri inyuma nguwo mwamubonye agataga spray nako nikabura. Ahangaha noneho uyu nguyu we yagiye avuga ati yagiye no mu mahanga bya uyu nawe twari tumaze kumusokoza kanatirira agiye mu mukwa avuga ati ahangaha sinahacikwa. Muri open salon ndi kugenda mbere ku tuntu duto dukora. Dero uyu nguyu we ninjye wari umaze kumwisukira kabisa. Mwabibonye ibi ngibi yarambwiye ati nshaka ibisuku 8. Uhita ukiraho ibisuku 8 birafata umusatsi wanjye bimeze fresh. Ahangaha tuhita tumukubitiraho n'utuntu tw'utudesign fresh. Ushaka kuduhamagara 0787292727. Dore icyamamare wakibonye tutudire maze kudushyiraho fresh neza cyane. Ahita amereza undi mukiriya. Ahangaha byari waneri yakoraga nawe. Wamubonye ubiri inyuma wamwita mama wamubonye. Ahangaha mpita nkwibutsa dero uyu mugeni noneho we yaragiye kwambara fresh muri open salon. Ndi kugenda banyuriza mo utuntu dutoya duto cyane. 0787292727. Wahita umamagara nimba wishimiye ibi bintu bimeze fresh kabisa. Ahangaha turaza kubereka kuri TikTok, kuri YouTube. Wahita usharinga ugahereza abantu. Wamubonye umugeni, wabonye isoko za naturel. Wezana abantu tubakorera fresh kabisa. Uyu nawe yaragiye arishima fresh. Amafaranga yaragiye yahise yakuba kabiri. Wamubonye bamwita nde? Bamwita mama beza. Ahangaha twari tumaze gusoza akaba ati natwe reka twifata agafoto. Iyo wabonye uduceri duke uragenda unezerwa ukanaseka. Guseka uhita wicumwa. Wamubonye ahangaha amaze kunkuraho hari imbere maze wamudira icyo cyamamare nacyo sinatangwa muri salon open salon. Nangereka ngende banshyiraho dread bazongere fresh bamwita Dani. Wamubonye aka gakupe nako nagakase numva atari fresh ariko wamubonye. Reba none iki gisuko led gisuko kirimo imirongo wamamwi led gisuko. Reba utagira ngo ni ibintu ngo ni AI wapi. Reba led gisuko. Reba neza fresh muri open salon. Reba hano cyari kimaze kurangira umukira none uyu we yabuze icyo avuga. Arireba araseka arishima aravuga ati kabisa bingeze.